Yego twongeye kubaha ikaze hano ku ishakiro ry'amakuru yizewe kandi amakuru abagereraho igihe. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuri iriya mpanuka mperutse kubahereza cyangwa se kuri iriya mpanuka mperutse kubagezaho yakorewe hariya mu murenge wa Bumbogo, ngira ngo na hantu hazwi nko mu izindiro aho ngaho za Kimironko. Nukuvuga ngo murabizi ko nari impari, video yose mwarayibonye. Niba utarayibonye manuka aho hasi muri comment turayitubona, link yaho uyikandeho nurangiza urebe uko byari byifashe, ndetse twari tuhabaye gatanu ku kandi. Noneho uyu munsi byabaye ngombwa ko ntekereza nati se mwagiye mubyumva ko hari imodoka yabanje kuba yagongwa, ikamyo mbere yuko igera hariya igahitana ubuzima bw'abantu ndetse ikinjira hariya muri Salado Coiffure. Ngira ngo hari imodoka yari yabanje kugongwa. Muri iyo video ngira ngo imodoka nayo narayiberetse, ariko byaje kumenyekana ko ari imodoka ya Karugarama Tarisise cyangwa se y'uwahoze ari minisitiri. Noneho dukora iyo nkuru cyangwa se duhari niyo modoka tuyibona, ntago twari twabashije gusobanukirwa imodoka nyirayo. Uyu munsi rero ngira ngo iyi nkuru ngiye kubagezaho byaje kumenyekana ko imodoka ari y'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Karugarama Tarisise. Ngira ngo muramuzi, ni umusaza usheshe akanguhe kabisa. Urumva ko Imana yabashije kuba yarokora ubuzima bwe. Iyo ugomba gusaza uba ugomba kusaza, ni ukuvuga ngo ntushobora gukenyuka. Imana yagufashe ko ugomba kuzasaza. Nkwifuriza nawe rero kuzasaza, Imana izakurinda ibyo biza ndetse n'impanuka nk'izo ngizo za hato na hato. Uyu Karugarama Tarisise, ariko mbere ya byose wakoze subscribe, ntabwo nakwibagirwa kugushimira. Umbabarire sorry nani bagiye gushima. Nawe rero nimba utari wayikora, gerageza ukore subscribe manuka aho hasi ibara ry'umutuku, kandi ukore subscribe kugira ngo winjire mu muryango wacu mugari kandi w'abana b'Imana. Kuko bisanzwe ni ngewe Sibomana Anatole PC kuri mikrofoni z'Imvura TV wahageze. Noneho uyu Karugarama Tarisise ngira ngo yari ari guturuka za Bumbogo. Noneho imodoka yaratwaye ngira ngo niyo muri kubona. Urabona ko ku ruhande rw'iburyo rotorovizeri zari zavuyeho, imodoka yahereye inyuma irangije imukubita amahushuka. Imaze kumukubita amahushuka ku ruhande, urumva ikintu gishobora kuba cyaratumye anarokoka usibye kari nabyo. Urabona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imodoka zacu inshuro nyinshi ziba zifite vora mu kuboko kw'ibumoso. Noneho agongwa, ikamyo yamuciyeho mu kuboko kw'iburyo, imudepasiriza iburyo, irangije ikubita iturutse inyuma, irahingura igeze imbere. Urumva iyo aza kuba ari mu ruhande rw'iburyo haba harabaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'uyu musaza akaba nawe yahahurira n'ingorane. Imana rero ikinga akaboko, imodoka inyura mu kuboko kw'iburyo, birangira nta hantu ihuriye n'ubuzima bw'uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera Karugarama Tarisise. Noneho iyi modoka ngira ngo muri kuyireba ubona ko yangiritse ku buryo bukabije, yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Noneho urabona hano ni blackdown yari imaze kuyipakira, iyitwaye bayijyanye ahantu hashyirwa imodoka zakoze agisida. Ngira ngo nta handi ni Kacyiru. Noneho turaza tugera ahantu imodoka yagiye ihita yinjira mu rukuta. Abatarabashije kubona iyo mpanuka ngira ngo nabasobanuraho gatoya. Ni ikamyo yari itwaye, iri mu bwoko bwa Fuso, abantu benshi bayizi nka Beni, yari itwaye amabuye. Noneho umudamu bivugwa ko ashobora kuba ari we wari ufite ikiraka cyangwa se afite isoko ry'ayo mabuye, niwe waje kugaragara akubita paraburize imbere, arangije imodoka yaramujugunye agwa imbere yayo. Ako kanya ahita hasiga n'ubuzima. Bivugwa ko umushoferi wari utwaye iyo modoka we atabashije kugaragara, ndetse bikanakekwa ko ashobora kuba yarasimbutse imodoka mu gihe yari amaze kubura feri. Uwo mugore arakomeza, ngira ngo yari nka nyirabuja we, arakomeza ageze, urumva ntiyari gushobora gusimbuka imodoka paka imodoka iramujyana imugeza aho ngaho, yinjiye muri salo, ihitana ubuzima nanone bw'abantu. Abandi barakomereka, ngira ngo haba hagaragaye inkomere nyinshi cyane. Noneho iyo kamyo irangije yinjira muri salo,
ngira ngo iyi modoka muri kubona yangiritse ku buryo bukabije, yo yari yayisize ruguru, ariko biza kuba ngombwa ko imodoka zindi modoka yahuye nazo mu nzira, nta n'abantu yahuriye nabo mu nzira, yahitanye ubuzima bw'abantu ndetse yihutaza ibyisanze ahantu yaruhukiye. Ngira ngo nimba ushaka kubona inkuru yose jya aho hasi muri comment urabona link nayishyizemo kugira ngo urebe video yose kandi kuko nari impari. Ndagushimira cyane rero, Imana y'amahoro nikomeze kubana namwe, kandi nongera mbivuga, nimba uvuye mu rugo amahoro ukagera mu kazi ujye ushima, numara kuva mu kazi nanone ugiye gutaha usaba Imana ikurinde kandi kurengere, nugera mu rugo nabwo wibuke gushima, kuko ubu buzima turimo ni neza yayo nta ruhare tubigiramo kugira ngo tuba amahoro. Hari abantu benshi babuze ubuzima, abo ngabo n'ukuri Imana ibahiruko ridashira, abandi bantu nanone bakomeretse mu rwarukira, kandi Imana nzi neza ko ibazi, gusa nanone uko waba uriho kose uruta uwamaze gupfa, kandi nanone nimba nawe ubabaye mu by'ukuri munsi yawe hari abandi benshi cyane bababaye, ndatekereza nta cyiza kiruta kuba uriho kandi kubaho n'Imana. Yari Sibomana Anatole Peace kuri mikrofone z'Imvura TV. Ndagushimira nimba warakoze subscribe, Imana yo mu ijuru nikomeze kuguhezagira no gukora muri uyu mwenda, urwara ugasaza ukazapfa, imitungo ise nk'inyongera, amafaranga ase nk'inyongera, ko mugira umwanzuro. Yesu we, iyo nibutse ahantu waguye, iyo nibutse ahantu waguye, Yesu nabura kukwemera. Imitungo ise nk'inyongera, amafaranga ase nk'inyongera, ariko mugira umwanzuro. Yesu we, iyo nibutse ahantu waguye, iyo nibutse ahantu waguye, Yesu nabura kukwemera.